Ubwoko bw'amaraso kugeza ubu ntago bikiri ibanga ko hari ukuri kwayo kumaze kumenywa na benshi. Byagibwagaho impaka cyane ariko urebye ntibikiri nka mbere. Hari abantu bamenye ko bateye uko bateye kubera ubwoko bwabo bw'amaraso, ibi bikabafasha kumenya uko bitwara niba hari imico itari myiza baterwa n'ubwoko bwabo bw'amaraso. Ubwoko bw'amaraso y'abantu ni ubushakashatsi bugikomeza. N'inkuru ziyavugaho ntago ziri buhagarara uyu mwaka cyangwa ukurikiye. Kuko ubwoko bw'amaraso y'umuntu ni imwe mu myihariko itangaje agira, abashakashatsi mu mikorere y'umubiri w'umuntu batari babona uko bahindura kandi banabuze inkomoko yayo. Nk'uko abashakashatsi ku isanzure batari bamenya ngo izuba ryabayeho gute, ni nako batarabasha kumenya impamvu abantu bagira ubwoko bw'amaraso butandukanye. Mu cyegeranyo cyo kuri iyi nshuro twabakusanirije amakuru yerekana imyitwarire y'abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O mu rukundo n'uko wabitwaraho mu gihe uri kumwe nabo mu rukundo. Ikaze kuri Mwarimu Show. Njyewe urimo kumva nitwa Kayishunge Etienne. Mbere yuko twinjira mu myitwarire y'abantu bafite amaraso ya O mu rukundo akantu ku kandi, reka mu ncamake tubanze turebe ku myitwarire rusange benshi mu bantu bafite amaraso ya O bahuriraho. Biradufasha kubona uko wakwitwara ku muntu ufite amaraso nk'aya mu gihe muhuriye mu rukundo. Imico iranga abantu bafite amaraso ya O muri rusange ni iyikurikira. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O bakunze kuba abanyamurava cyane. Ukunze gusanga ari abantu bakunze gukora cyane kandi badapfa kunanirwa vuba. Kubasaba serivisi biroroha, usanga badakunda kugorana nk'iyo hari ikintu runaka ukeneye ko bagufasha. Benshi muri bo ukunze gusanga bagira ubuntu cyane. Kwakira abashyitsi, kuba yagufasha ugize ikibazo, gusura abarwayi cyangwa gufasha abantu bababaye, gutabara abagize ibyago n'ibindi bikorwa by'urukundo nk'ibyo bikunze korohera abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O. Iyo mwagiranye ikibazo, kwiyunga nabo biroroha. Ntago bisaba kumuha ibisobanuro byinshi kugira ngo abashe gucururuka igihe wamurakaje. Ariko nyine bikagenda gutya muri bya bibazo bisanzwe, kuko hari ibibazo bigera ubwo birenga ubwoko bw'amaraso y'abantu. Usanga abantu bafite amaraso ya O bagira ikintu cyo gusabana cyane. Kubera kamere yabo yo kugira ubuntu no gufasha, ibi nabyo bituma bagira inshuti nyinshi. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O bakunze kugira ibisubizo biza vuba mu gihe hari icyo babajije. Ikindi gikunze kugaragara ku bantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O ni uko atari abantu bakunze kugira imyumvire yo kwanga abantu ngo nuko bava aha, nuko basengera aha n'aha, nuko bateye gutya, nuko bambara gutya n'ibindi nk'ibyo. Nk'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso ya O ashobora kukwanga kuko yamaze kubona ko imyitwarire yawe ari mibi, ariko atari uko undi muntu yabimushyizemo, ahubwo ari we wabyiboneye akanifatira umwanzuro wo kukwanga. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O bakunze kubonekamo abanyempano benshi ugereranije n'abafite ubundi bwoko bw'amaraso. Ariko nanone ngo ibi bikaba byaterwa n'uko aba bantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O ari bo benshi ku isi. Ikindi gihurirwaho n'abantu benshi ku bwoko bw'amaraso ya O ngo ntago bakunze kurwaragurika cyangwa kuzahazwa n'uturwara twa hato na hato ugereranije n'uko biba bimeze ku bundi bwoko bw'amaraso. Aha wafatira urugero nko ku bwoko bw'amaraso ya AB, kuko bo bakunze kugira ibibazo byo kurwaragurika bya hato na hato. Ngo biragoye ko wabona umuntu ufite ubwoko bw'amaraso ya AB adafite uturwara twa hato na hato nk'ibicurane bihoraho, infection runaka n'ibindi. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O banga ibintu bibasaba gutekereza cyane cyangwa ibintu bisaba guca mu nzira ndende ngo bikemuke. Nubwo byaba ari ibintu bigoye bagiye gukora, bashaka inzira zoroshye bacamo kugira ngo birangire. Hakaba n'igihe ariko n'izo nzira zibakundira zikabazo. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O bigirira icyizere cyane, ariko hakaba n'igihe birenga kwigirira icyizere bikaba ikibazo cyo kurenza urugero, bigahinduka ubwirasi. Uko ugomba kwitwara ku muntu ufite ubwoko bw'amaraso ya O mu rukundo ni uku. Niba winjiye mu rukundo n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso ya O, ikintu cya mbere banga ni ukujya impaka nabo. Ibi ngibi ntabwo bisobanuye ko umuntu ufite ubwoko bw'amaraso ya O atemera kujya impaka n'uwo bakundana, ahubwo kubera ko bakunda kumva ibintu vuba, bakunda gufata umwanzuro rusange ku bintu, akaba ariyo mpamvu baba bashaka ko bitajya kure. Ikindi mu rukundo bumva ko niba yarakwemereye ko mukundana, nta mpamvu yo kugerana nawe mu bihe bisaba kujya impaka. Mu gihe uri mu rukundo n'umuntu ufite amaraso ya O, hakaba hari nk'ibintu mutumvikanyeho, ni byiza kumuha akanya, nyuma ukaza gushaka uburyo wamusobanurira neza yamaze gucururuka.
Iyo mukunda kujya impaka cyangwa guterana amagambo n'umuntu mukundana ufite ubwoko bw'amaraso ya O, urukundo rwe rurakonja cyane. Ukundana n'umuntu ufite amaraso ya O ngo hoya ye ujye uyifata nka yego. Ibi bisobanuye iki rero? Abantu bafite amaraso ya O byinshi mu bintu babwirwa baba bavuga ngo yego. Ubasabye ubufasha, ubahaye igitekerezo ku kintu, kubera ko benshi muri bo gusesengura bibagora, bigatuma baba bashobora kwemera vuba batabanje gufata umwanya wo gutekereza byimbitse. Baba bafite amatsiko menshi ku bintu byose, bakunda imyidagaduro y'amoko yose, mbega usanga ibintu byose bisa n'ibibashishikaje. Igituma rero umuntu ufite amaraso ya O igihe avuze hoya, bamwe mu bashakashatsi bavuga ko aba ari nk'aho avuze yego, ngo ni uko aba bantu bafite amaraso ya O bakunda kwemera ibintu hafi ya byose, ngo ibi bigatuma rimwe na rimwe na hoya yabo nayo hari igihe iba idakomeye. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O kugira ngo ukundane nabo neza, hari igihe bisaba gukoresha uburyarya n'ubwo ari bubi. Ukamubwira ko ari mwiza kandi atari ko wowe ubibona. Ukamubwira ko ari umuhanga mu bintu runaka kandi atari ko biri. Ukamushimira ukanamushimagiza cyane akoze ikintu gito, akumva biramunejeje cyane, akaba yaguha n'ibintu byinshi atateguye. Kuba abantu bafite amaraso ya O bemera uburyarya si uko batazi gusesengura neza ngo bamenye umuntu uvuze ibintu bimurimo cyangwa abeshya, ahubwo kubera ukuntu bahora bishimye, ntibakunde kugira umuhangayiko mwinshi cyangwa ngo batinde ku bintu cyane, bituma kubabwira ibyiza ubwenge bwabo bubyakira vuba. O niyo abibonye kuri kumuryarya nabwo yumva bimunejeje. By'umwihariko ku bantu bafite amaraso ya O bagira kamere yo gusesengura ibintu cyane, nabwo ushobora kumuryarya, ariko nabwo agaha agaciro izo mbaraga nawe wakoresheje umuryarya cyangwa umubeshya ibyiza, nabwo akumva bimushimishije. Ikintu kirengera abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O muri iyi kamere yabo yo mu bijyanye no kwemera uburyarya vuba ugereranije n'abandi bafite ubundi bwoko bw'amaraso, ni uko bakunda ibyitwa commitment. Commitment ni kwa kundi umuntu yinjira mu bintu n'umutima we wose. Mu rukundo naho urumva ko aba ari ukurwinjiramo wese. Kubera ukuntu aba O bakunda gusabana no guhorana n'abantu benshi b'inshuti zabo cyane, bafashanya banabwirana ibintu byose, iyo mukundanye ugasa nk'aho wowe utaba mu buzima nk'ubwo, abibona nk'aho urwo atari urukundo. Niba ukundana O ukaba wagize ikibazo runaka, uzajya umwereka ko cyakubabaje yego, ariko ntumwereke ko cyaguhangayikishije hamwe wumva isi imeze nk'iyakuguyeho. Bisaba ko wiyoroshya, banga umuntu ugira umuhangayiko mwinshi. Ikindi kuba O, niba uri wa muntu abandi basaba serivisi cyangwa ubufasha ku kintu runaka, ukabanza kumara umwanya munini urimo kubitekerezaho, iyi ni inenge kuri bo. Kubera ukuntu abantu bafite amaraso ya O bagira ubuntu, bakanakunda no gufasha cyane, iyo wowe utandukanye nabo kuri iyi ngingo, hari igihe mugongana. Ibu nabihuze kandi no kuba abantu bafite amaraso ya O bazira umuntu bafuhira agakabya. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O kubera ukuntu bagira ubuntu, gufasha, gusabana cyane no kuba ari abanyempano, ibi bituma bakunda kugira igikundiro cyinshi mu bantu. Niba rero ukundana n'umwe muri bo ukazajya ukunda kumufuhira cyane, biragoye ko mwazarambana. Kereka igihe urukundo rwanyu rwaba ari we rusaba imbaraga nyinshi, kuko wenda ari we ugukeneye cyane kurusha uko wowe umukeneye. Naho niba mwese mukeneranye mu rukundo, biragusaba kwakira iyi kamere yabo yo guhorana n'abantu benshi batandukanye. Nk'uko twabibonye, abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O bakunda kugira ubuntu cyane. Niba umwe muri bo rero ari umufasha wawe, niba yagize abantu aho ibintu runaka, ntukamwuke inabi ngo asesagure umutungo w'urugo. Ibi mwabipfa, kuko gutanga ni wo munezero we. Ahubwo ujye umufasha gutegura ibyo mukeneye kugura byihutirwa hakiri kare, mu rwego rwo kwirinda umwuka mubi mu rugo. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O barya bakananywa ibintu hafi ya byose. Abantu bafite amaraso ya O kubera ukuntu bagira ubudahangarwa bwinshi bw'umubiri, ukunze gusanga benshi muri bo banywa inzoga z'amoko yose, bakanywa amatabi, bakarya ibiryo bikonje, bishyushye, bihiye neza n'ibidahiye byose ntibigire icyo bibatwara. Ibi rero niba ukundana O ntibikabe ikibazo kuri wowe, kuko hari abantu benshi baziririza ibyo kurya cyane, ugasanga babishyiraho protocol nyinshi zirenze izikenewe. Bafite ubwoko bw'amaraso ya O bakunze kwigirira icyizere cyane, hamwe bikabyara ubwirasi cyangwa kwishora mu bintu rimwe na rimwe biba bishobora kubazanira ibibazo. Niba uri kumwe O mu rukundo, jya umushyigikira mu byiza, ariko umenye no kumusobanurira neza ko hari aho bisaba kugenza make. Ibi tumaze kuvuga si ihame mu rukundo, kuko amaraso y'umuntu si yo yonyine atuma yitwara mu buryo runaka. Ahubwo hazamo n'izindi mpamvu nyinshi nk'amashuri yize n'ibyo yize,
aho asengera, imico yiganje mu gace yakuriyemo, uko yarezwe akiri umwana muto hagati y'imyaka 0 kugeza ku myaka 6, imyaka ye y'amavuko ndetse n'impamvu z'umuntu ku giti cye. Gusa n'ubwoko bw'amaraso y'umuntu nabwo bugira uruhare ku myitwarire ye. Ikindi, gukundana akenshi bikunze kuza byubakiye ku mpamvu zifatika kuruta uko byaba ibintu byizana nk'uko hari ababyumva gutyo. Ubwo rero uzabona icyo ukwiye gukora mu rukundo bitewe n'icyo urushakamo. Tubafitiye ubutumwa bw'ingenzi. Abantu bose babyifuza tubakorera inkuru zitwa umurage zivuga ku muntu witabye Imana. Tugasobanura umurage w'impanuro n'inkuru nziza asize imusozi. Ibi ni ingenzi cyane kuko tuba dukoze iyibukiro rya nyakwigendera ritworohereza guhora tumwibuka, kuko gupfa nyagupfa ari ukwibagirana mu bazima. Duhamagare kuri 0783 07 54 34. Njyewe wumvaga nitwa Kayishunge Etienne. Murakoze.